nitwa Amizero Jije. Tugeze mu mwanya mwiza cyane wo kwiga Bibiliya. Iki cyumweru tuzasoma igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 5, icya 6, icya 7, icya 8, icya 9, icya 10 n'icya 11. Imana ituyose mu Mwuka Muziranenge. Salomo yarushaga abami bose bo ku isi
igice cya 10. Rehobowamu atwaza igiti. Rehobowamu amaze kuba umwami yirundeye icyigenge yanga inama z'abakuru bituma igihugu gicikamo kabiri. Kutagirwa inama ni intambwe izana amakimbirane. Imana idakumva inama nziza. Igice cya 11. Abayuda bikomeza. Abayuda bafashe ingabo nyinshi ngo bateze intambara muri bene wabo babiyoboyeho. Imana yahise ibabuza. Imana yacu ni Imana y'amahoro, naho intambara zose ziva kuri Satani. Ubwami bw'amajyaruguru, Yerobowamu yirukanye abatambyi bose b'Imana, maze atangira gutambira ibigirwamana.